ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Bene data tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, bene data nshuti zanjye, Imana ibaha umugisha. Turabyutse biremeye, Imana nishimwe. Bakristo bitorerera Yono Mountain Church mu Rwanda, Imana ihabwa icyubahiro. Imana yongeye kubigenza neza, Imana iraturinze, Imana itubambira y'amahema, Imana irigaragaje, nukuri irazizingazinze. Ndavuga ijoro, izinze ijoro, izinguye amanywa. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Mana urakoze, urakoze, urakoze. Urakoze kukizije abarwayi, urakoze ko uhaye ababyeyi kubyara amahoro, urakoze, urakoze Mana, urakoze kuba warwaniriye ukabaneshereza iri joro, urakoze kubwa ababyukanye amashimwe babonye kugira neza kwawe. Dufatanyirize hamwe kugushima kubw'imirimo itangaje wakoze. Tubanje Imana muri uyu munsi wa kabiri. Mana turakubanje, tukubanje hose, Imana ishimwe. Tukubanje mu byacu no ku bacu, tukubanje muri izi gahunda buri wese afite uyu munsi, Imana ishimwe. Nyemerera ubanze Imana, nyemerera wongera ushima Imana mwene data, wongera ugirire icyizere Imana, uyereke n'ibitaratungana, wongera ukurura ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe n'imbaraga z'Imana yagutambukije muri bya bihe byari bikomeye. Wanyuze mu bikomeye birenze iby'uyu munsi uhagazemo, wabonye Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo ubanze ushima Imana, hanyuma muri iki gitondo wereke Imana gahunda zawe z'uyu munsi, usaba Imana kugendana nawe. Imana nishimwe. Nyemerera twibwire Imana igendane natwe muri uyu munsi, kandi ikore ibirenze cyane ibyo twibwira. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba. Imana ishimwe. Haleluya. Muri iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Yono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri systeme yacu yitwa ngo gusenga no guhozaho. Nifuje ko turushaho kumva tunyotewe no gusenga. Nifuje ko twaganira ko gusenga ari uguhozaho. Umunyarwanda we yaravuze ngo nta nyanda kuyikababaje. Burya ntago waba inyanda mu gusenga kandi ugifite intambara imbere yawe, kandi usobanukiwe yuko Imana ariyo rurangiza rwa burundu, usobanukiwe nuko Imana ariyo ifite imbaraga zimenagura izindi mbaraga. Imana ishimwe. Nyemerera muri iki gitondo twongere dusome ku ijambo ry'Imana. Mu gitondo numva inyoni ziririmba zihimbaza izina ryawe Mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe ntirondoreka. Turasoma Zaburi, igitabo cya Dawidi, Zaburi 102. Dusome umurongo wa 18. Handitse ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzuguye ku gusenga kwabo. Uwo ni Yesu Kristo, yo ni Imana yacu. Ariko haleluya, Imana ishimwe muri iki gitondo kigireba abantu rata batagira shinge na rugero, batagira ibyo birata n'ibyo bishingikirizaho, batagira kirengera, batagira kivurira. Haleluya.
yarangiza ikabivuganye natwe muri iki gitondo ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, yitaye ku gusenga kwa ba bandi batagira imiryango, yitaye ku gusenga kwa ba bandi batagira kivuganira. Imana ishimwe ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Nakubwiraga ngo humura kandi komera, nubwo uba ubona ko mu kigeragezo uhagaze uri nyakamwe, nubwo ubona ko mu kigeragezo mu kibazo ntawe watabaza ngo akumve, ariko ijambo ry'Imana rivuganye nawe nonaha muri iki gitondo, riravuga ngo ikwitayeho, riravuze ngo yitaye ku gusenga kwawe, ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinga na rugero. Ariko Imana ishimwe, impamvu yita ku gusenga kw'abatagira kirengera, abatagira bene wabo, abatagira kivuganira, Imana irakwitegereza ikakureba ikamenya situwasiyo uhagazemo, ikakwitegereza ikakureba ikabona yuko nta maboko agushyigikira. Yewe niyo mpamvu yita ku gusenga kwawe, yarangiza ngo kandi adasuzuguye gusenga kwabo. Imana ntago yasuzugura gusenga kwawe. Birashoboka kuvuga uti ntago ndi intyoza, yewe ariko biramaze upfa kugira icyo uvugira imbere y'Imana, pfa kugira icyo ukora, pfa gushakashaka Imana, pfa kugira ibihe byiza byo gusenga, pfa umva gira uburyo ubumbura umunwa wawe muri iki gitondo, ubanza ushimira Imana aho igejeje ikora, ubanza ushimira Imana ko yakwimanye, ubanza ushimira Imana ko ikuzi izina, yewe itakwitiranya, ntabwo ikwitiranya na runaka na nyirakanaka, irakuzi izi imihagurukire n'imigendere yawe. Imana ishimwe ko yitaye ku gusenga kw'abatagira shinga na rugero. Imana ishimwe wowe utagira kirengera, Imana ishimwe wowe nyakamwe, Imana ishimwe wowe watawe watereranywe, Imana ishimwe wowe wabonaga ibyawe byaranze. Birashoboka yuko wanakomanze bikanga, ariko igihe n'iki yuko byemera mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko impamvu igihari iki nuko ijambo ry'Imana ryururutse muri iki cyumweru rikubwira ngo yitaye ku gusenga kwawe, yitaye ku gusenga kwawe. Kandi Imana ntisuzugura uburyo usenga, ntabwo isuzuguye amasengesho yawe. Icyo nakubwiye cya mbere ni ukugira umutima utagucira urubanza, ni ukugira umutima utarimo ibicumuro, ni ukugira umutima wejejwe. Hanyuma numara kwezwa no kwitunganya, gusenga kwawe Imana irakwitaho. Imana ishimwe. Igikuru ni uko wumva warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Niwumva Yesu Kristo akuyobora, ari muri wowe, ugendera muri Yesu Kristo, niwumva unezezwa n'umwuka wera, yewe Imana yitaye ku gusenga kwawe. Usaba icyo ushaka cyose Imana irakiguha. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana nimba riri muri wowe, ijambo w'Imana Kristo nimba ari muri wowe, ijambo rikaba muri wowe rigwiriye, ukomanga urakingurirwa kandi usabe urahabwa mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni icyumweru cyawe cyo gutabarwa, kuko Uwiteka Imana avuganye nawe ko yitaye ku gusenga kw'abadafite shinge na rugero, kandi adasuzugura gusenga kwabo. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha, Imana ikumvire ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago, umunsi uri gutabaza aho Uwiteka uborogurira. Imana ireba amarira yawe, Imana yumve gusenga kwawe, Imana ikugirire neza. Ndakwingingiye kugira ngo iki cyumweru winjire muri victoire yawe, injira muri victoire zawe, injira mu butsinzi bwawe, injira mu kwakira, injira mu kuzuzwa umwuka wera, injira kunezezwa n'Imana, injira mu gusetswa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nushingire umugisha wawe, nuwakire mu izina rya Yesu Kristo, kuko ijambo rikubwiye ngo yitaye ku gusenga kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom. Muhahe muronke mugendane n'Imana, mwakire gusohorezwa amasezerano n'Imana, mwinjire mu butsinzi kandi mwaguke mu buryo bw'umwuka wera. Shalom. Ineza yawe